Turabashuhuje tugiye kurebera hamwe akamaro k'amavuta mu mubiri n'akaga k'amavuta menshi n'ingaruka zo kuyabura ndetse n'akaga k'urugimbu rwinshi mu mubiri. Ibinyamavuta bishusha umubiri. Umubiri wacu wubakwa n'ibyo kurya, ni nako ushushwa n'ibyo kurya ariko bigizwe n'amavuta. Nk'uko n'ibindi byose bimeze, amavuta akwiriye gutegurwa neza, akaribwa ku rugero, mu gihe cyabugenewe, ku rugero rukwiriye buri muntu. Kuko amavuta abuze byatera ikibazo, kandi abaye menshi byatera ikindi. Hari icyo Bibiliya yabivuzeho. Zaburi 63:6, umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishimye. Nanone Imigani 21:20 naho haravuga ati, mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo, ariko umupfapfa abipfusha ubusa akabimaraho. Nanone Zaburi 104:15 naho haragira hati, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo iboneranishe mu maso habo amavuta, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Nanone Kuva 29:23 naho hakagira hati, wende n'umutsima umwe n'agatsima kamwe gatizwe amavuta ya elayo, n'agatsima gasa n'ibango kamwe. Noneho reka turebe akamaro k'amavuta mu mubiri. Icya mbere, ari mu bigize imihore y'ingirabika. Icya kabiri, ari mu birema imisemburo ngengamubiri. Icya gatatu, amavuta ayobora amwe mu mavitamine akagera aho yagenewe. Icya kane, yibika mu ruhu agatera ubushyuhe. Icya gatanu, abuza ingingo kononekara. Icya gatandatu, ni isoko y'imbaraga cyane ku mutima no ku mihore. Icya karindwi, afasha ingingo gukoresha neza ibiryoherera na poroteyine. Icya munani, harimo intungamubiri z'ingenzi zitwa urugimbu rwiza. Icya cyenda, aryoshya ibyo kurya agatuma bishira neza mu gifu. Dore urugero rwa buri muntu. Umwana akeneye amavuta menshi mu mubiri kuruta abantu bakuru, bitewe n'igikuriro no gukubagana. Abakora imirimo y'amaboko ivunanye kandi ari abanyamwete baba bakwiriye amavuta menshi. Ababa mu karere gakonje bakeneye amavuta kenshi, kuko ubukonje bumara amavuta mu mubiri vuba kuruta ubushyuhe. Abaturiye mu birere bishyuha bakwiriye kuyagabanya, kandi ameza bakayakoresha ku rugero ruri hasi cyane. Abarwaye diyabete n'abakomoka ku bayirwaye, abafite umubyibuho w'ikirenga, abarwaye indwara z'umutima n'iz'imitsi n'abarwaye kanseri bagomba kugabanya amavuta. Noneho dore ingaruka zo gukoresha amavuta menshi. Amavuta yibika mu mubiri akaba umubyibuho w'ikirenga, aca intege imihore y'urwungano rw'ubwirinzi, abuza insorontuku ubwisanzure kubwo kuba menshi mu mitsi, maze umwuka wa ogisijene ntukwirakwire neza mu maraso no mu dutsi duto. Dore akaga ko kubura amavuta mu mubiri. Kubura amavuta mu mubiri si kenshi biboneka mu bihugu byinshi ku isi, keretse ahari amapfa, intambara n'impanuka zibyara ibihombo. Iyo umuntu adafite amavuta adahagije mu mubiri, abana babura igikuriro, imyanya myibarukiro ikora nabi kandi ikagira ikibazo, kugira indwara z'uruhu n'ibibazo mu mpyiko, ku mwijima, kutareba neza n'indwara z'imitsi yumva. Dore akaga gakomoka ku rugimbu rukomoka ku nyamaswa. Ayo ni amavuta aremereye nk'amavuta y'inka n'urugimbu ruva ku nyama. Hari n'akomoka mu bimera yitwa amamesa, n'akomoka muri noix de coco. Ayo yirunda mu mitsi akayitera kumagana, bikaba bishobora kubyara umuvuduko w'amaraso w'ikirenga, indwara z'umutima, umutima utera nabi, impanuka ku mutima, ndetse no guturika kw'imitsi yo mu bwonko. Amavuta akomoka ku nyamaswa ari mu bintu bitera kanseri y'amara manini, igihaha, nyababyeyi, imirerantanga,
prostate na kanseri y'amabere. Nubwo imibiri yacu ikeneye urugimbu rukomoka ku mavuta, ariko hari ikibi kirubamo. Ikinure gifite ibara ry'umweru kikaba gikomoka cyane cyane ku nyamaswa. Amahirwe ni uko umwijima wacu ushobora kwikorera ikinure gikenewe binyuriye mu byo kurya twariye. Nyamara urugimbu rw'ikinure cy'umweru rukomoka ku bimera rwatunganijwe n'umwijima nirwo rufite uruhare mu gukora ibintu 5 bikurikira: kurema no kwagura ingirabuzima fatizo. Icya kabiri, kurema imisemburo ngengamubiri by'umwihariko iyo kororoka. Icya gatatu, nirwo rurema indurwe ishinzwe igogora. Icya kane, rufite uruhare mu kurema vitamine D. Icya gatanu, rufasha mu gukiza no kurinda uruhu. Noneho umwihariko w'ububi bw'ikinure, ariko bya bindi bikomoka ku nyamaswa: kongera urugimbu rubi mu maraso. Kabiri, kuzibya imitsi mito ijana amaraso. Gatatu, gutuma imitsi yumagana kandi ikiremamo imisenyi. Kane, indwara z'imitsi yumva. Gatanu, umutima ugira intege nke. Gatandatu, umuvuduko ukabije w'amaraso. Karindwi, kuremera mu gatuza. 8, kanseri y'imirerantanga n'iy'ibihaha n'iyo mu maraka. Ibyo wabisanga mu gitabo cyitwa Essentiel dans l'Evangelisation Sanitaire, page 141 n'I143. kandi wanabisanga mu gitabo cyitwa Imitekere itera ubutaraga, page ya 28. Noneho uburyo bwiza bwo gukoresha amavuta, aricyo dusorejeho. Hari amavuta meza akoreshwa ku byo kurya bibisi cyangwa bihiye. Amavuta atekwa birushaho kuba byiza kuyashyira mu byo kurya bigitetswe, kuko kuyakaranga yonyine bituma yiremamo urugimbu ruremereye. Ashobora gutekeshwa ibyo kurya ukirinda ko bishirira cyangwa biyakamya. Akwiriye kudakoreshwa mu ifunguro rya nimugoroba. Nta bwoko bw'amavuta cyangwa ibinyamavuta byemereye kuribwa nimugoroba. Agomba gutekwa ku rugero rwiza, ntabe menshi. Mu gihe uri bukoreshe amagaburo arenze 2, si ngombwa gutekesha amavuta kuri buri bwoko bw'igaburo. Iyo abaye menshi atuma amara mato atinda mu igogora. Kuyarya nimugoroba binyaga umuntu gusinzira bihagije. Kuyahorera byongera umubyibuho w'ikirenga. Abayakoresha kenshi bakunda kunanirwa vuba. Ibyo ngibyo byari akamaro k'amavuta mu mubiri wacu, n'akaga k'amavuta menshi atera mu mubiri wacu, ndetse n'akaga gakomoka mu kuyakoresha nabi. Reka twese tujye twirinda tuyakoreshe neza, tujye dukurikiza inama tugirwa mu gukoresha ibyo turya neza, noneho kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze kubusigasira. Mugire ibihe byiza. Linda Asia. Kora subscribe, sabone.